njya kuri space rimwe na rimwe kuko bitugora kuba abanyamwuga cyangwa kuba abantu ubundi byakabaye ari space iri free ku buryo umuntu avuga uko yiyumva cyangwa uko yumva ibintu cyangwa uko bibona. Icya mbere mugomba kumenya, ntabwo nje gutanga ibisobanuro ariko ndagira ngo mfashe abantu bafite ibibazo bibaza ku kiganiro. Mwumvishe mu kiganiro aho Rugagi n'umunyamakuru ntibuka izina bakoranye. Icya mbere nuko Rugagi n'uriya munyamakuru aribo bahisemo ko hari amagambo. Icya mbere yabanje abeshya ikinyamakuru igihe ko ibyo navuze yabikuye mu kinyamakuru. No, uriya munyamakuru twaravuganye mubaza ku mupasiteri n'abapasiteri batandukanye hostingaga, ababwira ngo leta y'u Rwanda yafunze insengero kubera Scovia. Watangiye avuga ko harimo abatekamutwe, avuga ko harimo ibitagenda. Mpamagara nomero nari mbonye kuri YouTube, ndamubwira nti ni byiza ko umuntu ntazajya avuga runaka ujye umuhingera umubazo uti biyavuze nibyo. Hanga urugero kuri Rugagi. So reka iyi nshuro nyisubiremo, Rugagi nta rusengero afite mu Rwanda. Yabyemereye ikinyamakuru igihe ko zose zifunze, nanjye niko nabivuze. Second, mu Ruhango cyangwa Muhanga kuvuga ko ntavuze akarere neza kuko sinari mu kiganiro ngo mbe nateguye. Naganiraga n'umuntu kuri telefone, ararikodinga arajyana kuko yari yambwiye ngo kumvugaho n'uwo mupasiteri nawe utaramenywa bituma bazamura abantu babakurikira, kuko umuntu ubonye ifoto yanjye n'izina aza kumva icyabaye. Umwana ndanamuga nti nta kibazo ariko ujye ugerageza mu byo ukora hatazazamo amakosa, kuko nuzamuka ntacyo bizantwara. Ariko ntigeze ambwira ko ibyo urugero muhaye agiye kuri kodinga, kuko yaranambaje ati wabigenza ute. Ndanamubwira nti mu gihe hari umupasiteri uvuga ibi ntukange kubyumva, ariko jya umubaza ibibazo bituma abasha gutanga ibisobanuro byuzuye nk'umunyamakuru. Ntabwo bizakubuza ko abantu bagukurikira. Guy yarandikodinze aragenda arapureyinga, ashyira Rugagi. Rugagi nawe aza gukora comment. Ibinyamakuru byinshi biravuga mutuma gukora iki? Ko twaganira nkamubwira nti urugero ndarumuha icyaka rurimo akabari noneho yari conversation yo kuri phone nyanga kwaraganiraga. Wait moment, ko babujije abantu kuvuga bacecetse nawe. Yego umurange na none kuganira njye naganiraga n'umuntu kuri telefone, ntabwo nazaga kubisoma nk'usoma amakuru ku buryo mvuga itariki n'isaha. Nti Muhanga waza kuvuga ko ari mu Ruhango beta icyo twita inkuru cyangwa umurenge na sano riba ryabayeho nta kibazo. Icyaka ngewe ndi umunyamakuru. Wait, niba hano hari umunyamakuru, inkuru ntabwo byari akarere, inkuru yari ahantu n'ikihabera. Muri iriya voice yanjye nanabwiye uwo mwana kuri telefone cyangwa umugabo sinzi uko angana, usibye ko iyo ijwi ry'ubyumva wumva ari nka muto. Naramubwiye nti wowe uri umupagani, wakwemera ko hejuru y'urusengero hajya rogi nazo zandagaswi muri terime z'abantu bo ku mihanda, ku ruhande hajya akabari. Nimureba akabari hariho icyapa cya Mitsingi, ntabwo ari Heineken because not class. Aho hantu we wahashyira urusengero bituma nuko ntabimubwe, ariko mweka mbibabwira. Dr. Yusta nawe ni senateri, niwe wayoboraga RGB. Abapasiteri bavuze bati ko muvuga mu isengero zirasakuza, utubari two ntidusakuza. Yabahaye urugero rwiza, aravuga ati koko abakozi b'Imana mukwiye kugereranya standard zanyu kutubari. None Rugagi mu byo avuga ntabwo urusengero rw'inzu rubamo, hari akabari na rogi rwabagamo sore ko nta ruhari. Navuze ko nta rusengero afite mu Rwanda, yabyemera ikinyamakuru igihe n'abandi. Navuze ko afite Range Rover mu 2018 cyangwa 9. Iyo nkuru yaranditswe ku kinyamakuru igihe. Ikibazo cyanjye cyabwiraga uwo twavuganaga namazaga ngo niba arwanira umurimo w'Imana yarakwiye kutunga Range Rover ataratunga inzu y'Imana. Bibiri ivuga ngo ni ihema ry'ibonaniro, hari iryo afite.
ndongera ndavuga ngo umushumba usiga intama zitatanya akagenda yitwa umushumba yasize insengero zose mu Rwanda ze zimaze gufungwa ajya muri Canada. Ngewe Scovia ni nk'ukuntu twavuga ngo mu Rwanda abantu bashonje abana banjye nk'abasiga avuga ngo leta izabagaburira muzampamagara izina muzita Scovia umubyeyi cyangwa nzitwa Gito. Naganiraga n'umuntu kuri telefone mu buryo buri professional bw'umwuga, ntabwo nari kuri radio, ariko kuko yashatse yabisohoye ndimo ndamukotinga kuko yahisemo ko bijya hanze. Ibyo muri Canada yarabisobanuye ariko Scovia yari yagiye gukora iki? Uwezo nyitinga mike yawe yavuze ko bari bamuhaye transfer. Buretse transfer nande niba mwese muri hano ni mukore research kuki yavuye muri Canada akagaruka mu Rwanda, ninde wamuhaye transfer? Yagarutse gukorera he ko nta rusengero afite? Yaraje akoresha igiterane igahanga. Icyo gihe bwo nari mu kiganiro ndavuga ngo insengero zose zafunze, aje gukoresha igiterane baraturaga, nababwira aho amaturo batuye igahanga yayajyanye bayakoresheje iki? Iyo kuvuga ngo kuri konta y'urusengero rwe ntabwo havaho amafaranga agera yose, nta nubwo bindeba. Ngewe ndavuga sinjya mvuga umuntu person, navuze Rugagi nk'umuyobozi w'itorero, itorero ririmo abaturage b'igihugu, ngewe nkaba umunyamakuru uvugira muri icyo gihugu. Nubwo wenda mwavuze ngo namuhaye space yo gutuma abantu bamenya ko agaruka kuko nta muntu wari uzi ko ari Kigali. N'ubu nimuza kureba ibi murimo mureba ntimuzatungurwe nuko muri za Christmas ashaka gutegura concert, ari nacyo mbaza leta. Umuntu isengero mwafunze mugasanga tujuje ibisabwa asubira muri aka kazi ate online cyangwa handi, kandi nabwo afite ibiva ku baturage bijya muri zone arimo, ntitaye ko ari ubifata cyangwa undi. Yabwiye ikinyamakuru Igihe ko amaze ko ejo bundi mu ruhango yabatisha abantu basaga 140 yababatije atatagira itorero, atemerewe gukora mu gihugu. Niba Bibiliya ayemera nk'igitabo, ntibavuga ngo tugandukira abatuyobora, niba bamuhagaritse kuki yongeye agakora ikintu cyo kuvuga ngo araza gutuma media zose zatake Scovia. Seriously ndagira ngo mbabwire, yaba bantuka yaba barimo kundwanira namwe mu mutuka, mwese muri munarwana intambara y'ubusa. Am journalist, azakora ikidakorwa uretse nawe wenda uri koresha amagambo aremereye kuko yaravuze ko yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu, we ni wumva aremereye please va mu nzira bafite intege wanyanganiye gato se dusukareka Sanja wimcha mu ijambo yanga let's mbabarira ukabyara reka hashize icyumweru muvuga ncecetse. Scovia icyumweru pasiteri wawe mwabanaga muri Canada avuze icyumweru ncecetse. Class wori kumba umuntu uri kumbangamira ni umuntu bita Class, nawe bize ko hose ari kunyanganira. Ninjye kubaza Mutesi ujye unyihangana agiye mubaze, uri kumva agiye ndi kumucanga oya, ndi gushaka kubaza igihe kiri ngombwa. Mutesi Scovia unyanganira gatoya, ndabizi ko etetre utari buze kuza kumvikana nanjye ari kunyanganire ndakure kuvuge pe urimo turaganira hano kandi si ngombwa ko twumvise ibyo ngombwa byo nemerera niyo demokarasi. None se Scovia umugabo bita Rugagi ari we bishop urusengero bitangwa ni Redeemed Church rwitwaga now it's not taruka. Okay, yaratubwiye ngiye kukubwira amagambo yatubwiye nari mpari tuganira nawe hari kwa Godfather turi kuri space yiwe igihe namaje n'ibibazo mwiri icyo yavuze iyo space nubwo ntayumvise wiyitusubira ngo wembwire icyo wamubarije cyangwa namubajije ibibazo bya mbere namaje afite gahunda y'urusengero cyangwa afite urusengero, atubwira ati twari dufite plan yo kubaka urusengero, tujya gushaka ahantu ikibanza urumva, noneho dufite igishushanyo mbonera cyo kuzubaka urusengero. Ubyumve ubuse ko ibanza mfite inzu ubyumve yangane Scovia afite igishushanyo mbonera ahantu nashaka kuzubaka ibintu kandi bazasenya kubera ko bitujuje ibyangombwa cyangwa ibisabwa. Bashaka kuzubaka ibintu bifite ishuri
ry'incuke cyangwa primaire cyangwa uri kumva primaire na gardien umuntu wese akazapfa ko afite urusengero nyine bafite urusengero nyine rwa Redeemed Church zubaka uri kumva muracyamwumva Sanja kera yego bari kumvaho manu turamwumva neza cyane hanyuma bikaza kuba ngombwa ngo wowe nka Mutesi nk'umuprofessionel sibyo wagombaga urabizi kubera ntabwo kumvise nagombaga ahubwo kugira ngo Sanja wari wacitse professional nagombaga kumwegera nk'ukuntu ujya usanga abandi bantu bose ushaka kubaza ibibazo ahubwo ukaza kuza kubishyira mu kinyamakuru hanze donc ukaza kuza nko kumwataka uwo batubwiye ko ari umunyamakuru mwaganiraga nawe ku ruhande akabiri coding akabimushyira bakabipublishinga yego ndakumva pe sibyo ariko byasaga nkaho kuko numvaga jewe ibintu uriya munyamakuru yerekanaga yumvishaga abantu mubaze ngo ngwese iyo bibaye ngo mubaze ngwese biba birimo nkaho uri kumutuma ibyo bintu bavuga wikimute umva mbanze mubwira icya mbere njyewe sinshobora Rugagi kuko njye nawe mu byo dukora nturiyo icya kabiri ntabwo Rugagi ari we mvuze muri iki gihugu n'ikindi wakoze ibidakorwa kandi mu gitondo abantu bakaza gusanga atari byo ndasubira ku cyo inkomoko y'icyatumye mvugana n'uwo munyamakuru ntamenye izina rye nakuye nomero kuri intuza ye yavugaga ngo natumye bafunga insengero kuri jyewe am proud niba ibyo navuze ku nsengero bidahwitse byaratumye bazifunga ndacyari umunyamakuru nishimira kuba we uko bimeze niba ariko byagenze niba koko bitarahuriranye cyangwa leta ikumva impuruza y'umunyamakuru Sikovi yagize neza icya kabiri kuba afite igishushanyo mbona cyangwa atagifite ntabwo nshaka kumenya ibyo nuko icyo nzi nta rusengero afite mu Rwanda nawe arabyemera kandi ibyo narabivuze kuba afite Range Rover yo muri Canada hakaba niyo mu Rwanda yasohotse mu kinyamakuru igihe tujuru yasubiyeho kuvugiraho ntabwo yigeze abwira umunyamakuru ngo amubwire ko hari Range Rover yo muri Canada n'iyi Kigali yasohotse mu binyamakuru njyewe natanze urugero kuri Range Rover yabigura 500 sinshobora kumenya ko Range Rover igura ko nta ndagura nta nubwo ndabaza igiciro cyayo ko simbiteganya ariko yagura miliyoni 1 yagura 100 I don't care nge narabazaga ngo nk'umushumba hari ikindi kintu cyanangaje muri kiriya kiganiro yakoze yagiye mu rugo yambara umwenda batambyi bambara nk'uko yiyita aza kuri televiziyo kuvuga ko ntashobora kubona ubugingo amushuwa ko ubugingo buhoraho niba Imana izabutanga nk'uko byateguwe Rugagi nta muntu ashobora kubuza kujyayo cyane ko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo ntabwo ari mu babutanga icyo cyumvikane icya kabiri kuvuga ngo nabivuzeho nte Rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi ninsanga hari abantu arimo kwinika mu kiyaga avuga ngo yababatije nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku mbazara RGB ngo muri he hari umuntu urimo kwinika abantu mu biziba kuko umuntu kuba kubatiza kujya ku Mana ntabwo ari intama zijya kubagwa ubundi byagiye gupfa umunsi batwika intama ku buryo abantu batubwira ngo ni muze wumvisha ko subiza umunyamakuru w'igihe amubaza ngo kuki bavuga ngo bashyire ubukene bwabo hano kuki atavuze ngo nimushyire ubutunzi bwanyu hano mu bubika hatagera ingese n'iki kugira ngo mutungishe uyu mukene maze Imana izabaho umugisha amafaranga akayigura bashyiragamo amafaranga wabonye video yose narayibonye ndayizi nubwo atari igihe wayikaze nayikozeho ko ariko urabizi ko hari uwo yafashaga kuki yabanze mbere yo kumufasha kuki yabanje kubeshya bazana ubufasha ko ari ubukene tuhashyira kuki atavuze ati nimushyire amafaranga dufashe uyu mukene kuko gufasha umukene bitera umugisha ku gutanga biruta guhabwa kuki atari yo terime yakoreshaga agakoresha ngo dushyire ku umva umbwire Rugagi bitewe n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda
Rugagi yavukiye muri Israel ntabwo azi ikinyarwanda cya kindi oya we Sanja wait. Sanja uretse no kuba umunyamakuru ntabwo ari ubunyamwuga rero nyakubahwa Rugagi ubwami bw'Imana si wowe ubutanga iki gihugu nkirimo atari we wakimpaye kuri iyi si ntinya ibintu bitatu ikindi cya gatatu ntinya cyo sinzi naho kiba ariyo mana ntinya umubyeyi n'igihugu nibyo bintu gasimbuka kuri jye ntibisimburwa n'ubundi mu Bwongereza niyo nafata icyemezo cyo kuguma aha mu Bwongereza naba nsa n'ayambwa yabwaguriwe mu kiraro ariko simba inyana navukira mu Bwongereza nkabyara sinza umwongereza uko byagenda muri Scovia mwene runaka mu Rwagasabo uko byagenda ibindi rero byose byumbwira abantu bambye bati ibya bindi byo mwavugaga ngo hari nk'umugabo watangiye hano numva wahahamutse ngo bashobora ngo urumva ngo imyuka mibi wundi avugaga ngo umuntu yamuvuzeho arapfa perezida niwe wabwiye babana ngo batinya kujya mu gisirikare ngo batazapfa ko nagongwa n'igare Nyabugogo mva guhaha naparitse veyo nambuka umuhanda mva mu gasoko hanswe kuvuga ko rubanda rugowe n'uwaje gukora ibidakorwa kansoreze kuri iki niba hari ufite icyo mbaza mu gihugu 39% kiliziya yubatse amashuri n'amavuriro 20 na kangahe byubatswe n'abaporoso 20 na kangahe kandi gafitwe na ADPR abadivantiste Gitwaza afite compassion nubwo atari ko yitwa sinzi uko bayiti yabo abana b'imfubyi Nyone nubwo afite ibyo yakora tukabigaya ariko afite abagore b'abapfakazi ku misozi baramutse bafunga urusengero rwa Minyone na Minyone bakamufunga hari abantu barara mu mazu barira ngo kwitangira ry'ishuri rigeze turajyahe Minyone adahari sibyo dufite abapasteri bashaka kuba bafite ibyo badakora bidakwiye jewe mbavuga mazina ariko nibyo bakoze bikwiye hayavuga mu mazina uwo niwe Scovia wundi uza kubwira ko umuntu namuvugiye mu gikari mwibisa kandi ntabimenye uzamubwo turabeshya Scovia sinzi inzoga ngo nzaba nasinze uwo sije ubundi buvuge mu mvuga izina irye ryose yakikirishito rero mu gihe Rugagi none aho usibye abaza kuvuga ibyo yabakoreye bibi sinshaka kubimenya ubu nta nubwo nshobora kuvuga kuri Rugagi kuko Rugagi none aha mu gihugu nta nshingano afite izari zo zose n'umuturage nk'abandi bose ntabwo nzongera kumuvugaho nakora igiterane amenye ko mikoro yanjye na kamera bigiye kwaka naba ari mu rugo atetse sinzanahaca ngo menye ko ari we ariko igihe cyose afite icyo akora gituma rubanda rumuyoboka nzamuvuga kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza usibye ko ibyiza bya Rugagi ntabyo nzi ndi mu bantu bamaganye uretse na Rugagi n'abandi uyu munsi RGB nayisinziriye na Minaroke ni gute kwa muganga bita abapagani iyo bagiye kuvura umuntu bashyiraho rido n'uwamuherekeje bakabugwa mu bwabo batisohoka keretse iyo habaye impamvu isaba ariko pasiteri yajya gukura abazimu muri Scovia agazana kamera gacana kanshyira ku gasozi ninde wabwiye ko abakristo batagira ibanga ry'abarwayi babo ko nabyo ari ubupagani mu bundi ko Yesu yakijije umuntu akamuga ngo kandi ntugire uwubwira ibi ariko umugabo akanga akajya kubivuga ati ntiwangira neza ngo nceceke none babatumaho za kamera yabwiye umunyamakuru w'igihe ngo igituma mu ruhango yakoraga ibitangaza ntibabimenye ngo twari tukiri abakene tugeze i Kigali tugura kamera twabonye abagore baturufuzi watesheje agaciro ababyeyi bacu bakuru bacu dufite abakobwa hano utatinyuka gusaba kuko uzi ngo abazimu bajya bamutera twamubonye kuri televiziyo yawe ibyo bintu ntabwo biri professional nubwo uvuga ko ari twe tutari ariko icyitwa ngo impamvu mvuganya ugira utya ngo ni ubugore cyo gihagarike kuko intambara narwana ku bugore bwanjye ni impamo ya Mungu murakoze ndashimye kandi turashimye kuba waganiriye byibuze twakiriye Bishop Rugagi aravuga ariko se ugisoma Bibiliya gatoya byibuze gake mute ibyo ni paso usubiza usibye ko nyizi narabatijwe ariko ibyo si ngombwa ariko kuko ashaka paso no mukanya araza kumbaza naranabyaye ariko reka nkubwire umurongo dusangira ijambo kuki narabatijwe ndakomeza kandi ntiwakomeza utizeye kuko nicyo twigiye umva mute aba bantu ntago bazi ibyo ngiye impamvu mbibajije impamvu uraza gusobanura icyo kintu abami ba kabiri
ibice bibiri ibice bibiri umurongo wa 23 kugeza kuri 24 niba hari umuntu wawudusomera numara kuwusoma usome n'amategeko y'igihugu kugira ngo ubihu ntuze ku igihugu cyacu ngiye amategeko n'igishye kuri balancing sorry ntugire ibiri bikenda ni kuvuga ngo itorero ngo uwo muntu usoma ntago tumwumva ni abami ba kabiri bice bibiri hello twamwumvaga umuntu wasomaga nubwo twamwumvaga ninde umuntu ufite bibiliya ufite ariko aha turi mu itangazamakuru please hanze ufite bibiliya ahantu n'amahame y'itangazamakuru sibyo ntabwo ariho uri kuyobora nijye uri kuyobora Scovia nibimubangamira ati ndabangamiwe ndatambireka ariko jewe nashaka ngo jewe basomere bibiliya abami ba kabiri urumva ibice bibiri 23 kugera mu 4 ufite bibiliya wihutirwa yayisoma ngo gahora ifite yego ndayifite wasoma ndayifite abami ba kabiri ibice bibiri mbaye bakanganye 23 kugera kuri 20 23 rero nuko ama uranyumva afite yego nubwo bagiye mfite kuri Scovia aravuga ngo nuko amazi arakumanuka na bugingo n'ubu kandi Elisa yavuze nagariho ni kuri Elisa nyine Elisha abahungu bamutuka kubera ko afite uruhara azamuka bakamuniga yarangiza akabahamagara amadubu unubwira umurongo kangahe ibice 223 manuka okay bukeye avayo ajya i Beteli akiri mu nzira azamuka yego naza abahungu baguye mu mudugudu baramuseka baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we zamuka wa munyaruhara we arakemuka arabareba abavuma mu izina ry'Uwiteka nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo arahava ajya i Karumeli ndumva gusa urakoze reka nibaziye Scovia yangane mbaza tangiye guseka sama kwaza n'ikibazo nonse ntago iyo uje ukanyega cyangwa ukumva ko wanyega umukozi w'Imana niba Elisha koko yarabikoze kandi Yesu akaba yaravuze ngo ese koko mufite kwizera kungana n'akabuto ka Sina mwabwira umusozi ukagira gute ukava hari ukaza hano sibyo akabara bakibyizereramo kandi bakibikora wumva koko sibyo ngende kukubaza nk'umunyamakuru nabo turi mu ijambo ry'Imana gusa nagushatse kwereka ijambo ry'Imana hano ntabwo turimo turaganira nk'umuntu ufite uko wumbaza niba uvuga ngo mbaze nk'umunyamakuru ntago ndiwe nawe oya ashobora kuba wenda narizeho utujambo dukeya ariko jewe ntafite ntaba mu rugaga ntaba muri nyine ibintu yarya ibintu bigira intambara ibibazo ufite nta ntambara gusa gende kubaza igihe kibazo nanjye parole n'abandi bantu bakagira ingwa yani uza ubundi kubaza arahari nawe uraza kugira ijambo ryawe
urabyumva gute nagomba koko warenze imipaka reka hari ibintu mwitiranya akanguha urugero bibiri uko bayisoma bayisobanura uko bashaka aba basore ngo bamuciyeho ngo baramuseka ngo baramubwira ngo zamuka wa munyaruhara we mu nkuru yanjye wigeze wumva mvuga ku bice bigize Rugagi cyangwa navuze ku bikorwa reka dusangire ijambo ku bice bimugize ngo mvuge ngo ni muremure ni mugufi ni muto ni munini arera arirabura nigeze mvuga aho avuka aho akomoka uwamubyaye uwo yabyaye n'uwo yashatse navuze Rugagi uvuga ko ari umukozi w'Imana afite rubanda rw'abanyarwanda bamukurikiye mbavugaho mvuga uri ku kazi kugira ngo bareba bamukurikiye niba batarimo kurindagira ibyo ndabivuga nigeze mvuga uko ameze usibye ko giye uko umuntu yaba asa kose uko yaba ameze ntabwo ibyo bindeba ni nayo mpamvu ahubwo we yararenze aza kuvuga ku gitsina cyanjye ubundi azate ko ndi umugore abwirwa n'iki niba aricyo mfite ahubwo we mumbarize igitsina cya Sikoviya kimugira ubugore yakibonye mumbarize